Yesu ashimwe mwene data unkurikiye. Uyu ni mwarimu Valence yongeye kugaruka. Ngarutse muri za nyigisho zigamije guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane kizagufasha muri uru rugendo rwa Gikristo. Ni ukuvuga ngo biragusaba kugira ngo ukurikire, kuko ibi bintu tugiye kwiga birakomeye cyane. Birakomeye cyane, ni ukuvuga ngo nubikurikira ukabihagararamo neza, hari ukuntu bizagufasha mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi ni ikintu kijyanye n'imyuka. Imyuka. Wagiye ukunda kumva iryo jambo cyane, ntabwo ari ubwa mbere wumvisha ikintu bijyanye n'imyuka. Imyuka. Habaho ubwoko bubiri bw'imyuka. Hari umwuka uturuka ku Mana n'umwuka uturuka kuri Satani. Ni ukuvuga ngo iyi ni imyuka ibiri iri gukorera mu bantu batandukanye. Ni ukuvuga ngo mu bantu bakuzengurutse barimo barakorerwamo n'iyi myuka uko ari ibiri. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atari gukorera n'umwuka w'Imana, aba ari gukorera n'umwuka wa Satani. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ubona bavuga ngo mu myuka nta shomaje ibaho. Nta shomaje ibaho mu mwuka. Iyo umuntu atari gukoreshwa n'umwuka w'Imana, aba arimo gukoreshwa n'umwuka wa Satani. Ni ukuvuga ngo ubu dufite kategori ebyiri z'abantu hano ku isi. Abari gukoreshwa n'umwuka w'Imana n'abari gukoreshwa n'umwuka wa Satani. Noneho ni ukuvuga ngo ubu ikibazo ushobora kwibaza gikomeye ni ukuvuga ati, ushaka kuvuga uti se niba hari abari gukoreshwa n'umwuka w'Imana hakaba hari n'abari gukoreshwa n'umwuka wa Satani, njyewe nzabwirwa n'iki umwuka ari gukorana nawo uwo ariwo? Nzabwirwa n'iki ko ari gukoreshwa n'umwuka w'Imana cyangwa se ari gukoreshwa n'umwuka wa Satani? Uyu munsi nibyo tugiye kuganiraho, kuko reka nkubwire, iri somo nutarikurikira neza uzagwa mu mutego ukomeye cyane. Uti kubera iki? Hari abantu bazi imbere yawe bakaza biyoberanije bambaye iyindi shusho, ku buryo ushobora kumureba ukabona ari gukoreshwa n'umwuka w'Imana, ariko mu by'ukuri atari umwuka w'Imana uri kumukoresha, ahubwo yiyoberanije yambaye iyindi shusho. Ikindi, hari n'abandi ushobora kugira ngo mu mwuka wa Satani bakoresha kandi ari umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo hagiye habaho ibintu byo kwitiranya. Hari abakoreshwa n'umwuka w'Imana, noneho hakagira abafata nk'aho ari umwuka wa Satani bakoresha kandi ari umwuka w'Imana. Hakaba n'abandi bakoreshwa n'umwuka wa Satani, ariko abantu ntibabimenye bakagira ngo mu mwuka w'Imana bakoresha. Ni ukuvuga rero ngo iki kibazo nicyo tugiye kureba uburyo gishobora gukemuka. Ni gute uzamenya umuntu ngo ni uwuhe mwuka akorana? Tugiye kureba rero ibipimo birindwi bizagufasha kumenya umwuka umuntu ari gukorana nawo uwo ariwo, niba ari umwuka w'Imana cyangwa ari umwuka wa Satani. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohani wa mbere 4:1. Muri Yohani wa mbere 4:1 baratubwira ngo nimwizere imyuka yose, vuba ngo nimwizere imyuka yose. Sinzi ukuntu bivuze ngo nimwizere imyuka yose. Bagakomeza batubwira ngo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, ngo kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Ngo mwizere imyuka yose, ngo ahubwo ugerageze kugira ngo umenye niba umwuka uvuye ku Mana. Impamvu bavuze ibi ngibi rero, kuki bavuze ngo nimwizere imyuka yose, ngo ahubwo mugerageze kugira ngo murebe niba umwuka waraturutse ku Mana? Nuko bazi ko habaho n'iyindi myuka idaturuka ku Mana. Iza kugira ngo imyuka idaturuka ku Mana ntabwo iriho, ntabwo bari kuvuga ngo mugerageze imyuka yose. Rero uku kuri urakumenye. Umenye ko hari umwuka uturuka ku Mana n'umwuka uturuka kuri Satani. Rero tugiye kureba ibipimo ibizagufasha kumenya umwuka umuntu akorana nawo uwo ariwo, cyangwa se umwuka ukoresha umuntu uwo ariwo.
igipimo cya mbere kizakwereka ko umuntu akorana n'umwuka w'Imana cyangwa n'umwuka wa Satani. Igipimo cya mbere umuntu yifashisha akoresha ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nicyo gipimo gikomeye cyane gipima niba umuntu akorana n'umwuka w'Imana cyangwa akorana n'umwuka wa Satani. Mu Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 11 niho batubwira ko ngo ari Beroya bari beza kuruta b'i Tesalonike. Izi mpamvu bavuze ngo ari Beroya bari beza kuruta b'i Tesalonike nuko bo icyo babwirwaga cyose babanzaga kujya mu byanditswe kugira ngo barebe niba gihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana bazi mu byanditswe. Ni ukuvuga ngo bakoreshaga ijambo ry'Imana nk'igipimo kibapimira kugira ngo bamenye niba ibyo babwiye bituruka ku Mana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iri byanditswe ni igipimo gikomeye gishobora gupima. Ni ukuvuga ngo ubu ikintu uzakora ni iki, reka nkubwire. Ni ukuvuga ngo ubu ugomba kumenya ijambo ry'Imana. Wamara kumenya ijambo ry'Imana akaba ari ryo rikubera igipimo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose uzabwirwa, ikintu cyose uzigishwa, ikintu cyose uzahanurirwa, cyangwa se muramo kubona umuntu uri gukora ibitangaza cyangwa ibindi bintu by'indengakamere bitangaza abantu, ariko ukaza kubonamo ikintu gihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana uzi, ni ukuvuga ngo uzahita ushyira question mark kuri ibyo bintu urimo kureba, uzabishyiraho akabazo. Nubona hari ikintu kirimo gukorwa cyangwa se ukabona hari igitangaza cyangwa hari ubuhanuzi cyangwa se ikindi kintu cy'indengakamere kiri gutangaza abantu, ariko ukaza gusanga hari n'ikintu wabonye kinyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, uzahita ushyira question mark ku mwuka uri gukoresha uwo muntu. Ushaka kuvuga ute se kubera iki tugomba gushyira question mark ku mwuka uri gukoresha uwo muntu? Bibiliya, ijambo ry'Imana muri Bibiliya batubwira ko ibyahumetswe, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Numvise ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Rero niba ibi byanditswe byera byarahumetswe n'Imana, ni ukuvuga ngo kandi Imana ikintu tuyiziho, Imana yacu ni Imana itajya yivuguruza. Niba ibi byanditswe byera byarahumetswe n'Imana kandi Imana tukaba tuzi ko itajya yivuguruza, Imana ntishobora kuvuga cyangwa gukora ikintu kivuguruza cyangwa gihabanye n'ijambo ry'Imana ryanditse, kuko twamaze kubona ko ibyanditswe byera ngo byahumetswe n'Imana. Iki nicyo gipimo cya mbere uzakoresha. Ugomba kubona umuntu uzi ijambo ry'Imana, uburyo ikintu cyose uzabona cyangwa uzabwirwa gihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana uzi, uzamenye ko uwo mwuka ukoresha uwo muntu, cyangwa se uwo mwuka uvuze icyo kintu, cyangwa se uri gukoresha uwo muntu ibyo bintu by'indengakamere, uzamenye ko uwo mwuka udaturuka ku Mana. Icyo nicyo gipimo cya mbere. Rero giye kujya gipimo cya kabiri. Impamvu ugomba gukurikira ibipimo byose nuko ibi bipimo biruzuzanya. Birashoboka ko ushobora kuba udafite igipimo kimwe ugakoresha ikindi. Niyo mpamvu ibipimo byose tugiye kureba ugomba kubikurikira uko byakabaye, kuko igipimo kimwe nikiba kidakora ku buzima bwawe uzakoresha ikindi. Igipimo cya mbere mubwiye ni ijambo ry'Imana. Tujye ku gipimo cya kabiri. Twakwibaza ati se nanone kandi ni ikihe kindi gipimo cya kabiri nakoresha mu gihe ntazi ijambo ry'Imana? Kuko birashoboka ko wenda utazi ijambo ry'Imana, wenda ubundi bwo ugiye gutangira kuryiga ntabwo urarimenya. Ushaka kuvuga uti se ko nta jambo ry'Imana nzi, nzabwirwa n'iki mwuka ukoresha umuntu? Igipimo cya mbere ni ijambo ry'Imana, none ntabyo nzi. Reka turebe igipimo cya kabiri gishobora kugufasha kumenya umwuka umuntu akorana nawo uwo ari we. Igipimo cya kabiri ni imbuto. Imbuto. Hano imbuto bazitubwira muri Matayo 7 umurongo wa 16 n'umurongo wa 20. Izi kuhasoma Matayo 7:16 na 20. Niyo batubwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo imbuto umuntu yera zishobora kukwereka ko uwo muntu akoreshwa n'umwuka w'Imana cyangwa n'umwuka wa Satani. Imbuto uzareba imbuto yera, kuko umuntu uhagaze neza n'Imana, ku muntu uriho umwuka w'Imana, hari ibintu bitatu bigomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Ikintu cya mbere, imbaraga z'Imana zigomba kugaragara ku muntu uhagaze neza mu Mana, kuko Imana dukorera ni Imana y'inyembaraga.
bityo umuntu uhagaze neza mu Mana imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwe. Ikintu cya kabiri kigaragara ku muntu uhagaze neza mu Mana ni kwera kw'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu uhagaze neza mu Mana, umuntu ukoreshwa n'umwuka w'Imana, ni ukuvuga ngo kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Kubera iki? Kuko Imana dukorera ni Imana yera. Niyo mpamvu kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku muntu uhagaze neza mu Mana, ku muntu ukoreshwa n'umwuka w'Imana. Ikintu cya gatatu kigaragara ku muntu uhagaze neza mu Mana ni imigisha Imana itanga. Kuko Imana yacu ni Imana igira neza. Niyo mpamvu umuntu uhagaze neza muri yo ukora ibyo ishaka imugirira neza ikamuha umugisha. Ni ukuvuga ngo umugisha w'Imana ugomba kugaragara ku muntu uhagaze neza mu Mana, uriho umwuka w'Imana. Rero icyo turiho ni icya kabiri twavuze ko umuntu uhagaze neza mu Mana, kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bwe. Iyo umuntu ariho umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana aza mu ishusho y'inuma. Inuma muzi ko igira amababa abiri. Ibaba rya mbere ni impano, ibaba rya kabiri ni imbuto. Impano ziragaragaza imbaraga z'Imana, naho imbuto zikagaragaza kwera kw'Imana. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo niba kubonye umuntu ufite ibintu, umuntu ugaragaza imbaraga muri we, hari imbaraga zimugaragaraho ariko nta mbuto, uzitondere umwuka ukoresha uwo muntu. Uzitondere ibintu bisa n'impano bigaragara ku muntu ariko nta mbuto zigaragara. Kuko habaho impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ziri mu Bagalatiya 5:22. Uzazisome. Ni ukuvuga ngo niba umuntu agaragaraho ibisa n'impano ariko za mbuto z'umwuka wera ziri mu Bagalatiya 5:22 zitagaragara ku buzima bwe, uzashyire question mark ku mwuka ukoresha uwo muntu. Ngira ngo iki gipimo urakibonye. Bivuga ngo niba mukubonye umuntu akora ibintu bizira mu maso y'Imana, yibera mu byaha, akora ibintu byangwa n'amaso y'Imana, ariko ugasa nkaho ubonaho ibintu bimeze nk'Imana, cyangwa hakaba hari imbaraga cyangwa ibitangaza cyangwa ubuhanuzi mubonaho, ni ukuvuga ngo umwuka ukoresha uwo muntu uzawushyireho question mark. Imbuto yera, ni ukuvuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Iki nacyo ni igipimo gikomeye cyane. Niyo mpamvu nababwiye ngo ibipimo biruzuzanya. Birashoboka ko ushobora guhura n'umuntu bwa mbere ugasanga ibijyanye n'imbuto byo kubipima ntabwo bikoroheye, kuko burya niwahura n'umuntu bwa mbere nurangiza uhita umenya imbuto yera byakugora, cyangwa se niba nta muntu wabanye nawe umukubwiraho cyangwa wowe warabanye nawe ntabwo wapfa guhita umenya imbuto yera. Ushobora guhura n'umuntu ugasanga icyo gipimo cyo ntabwo kiri bukore kubera ko ari ubwa mbere muhuye. Niyo mpamvu ndaza gukomeza nkubwira n'ibindi bipimo. Nababwiye ngo ibipimo biruzuzanya. Ku butazi ijambo ry'Imana ugasanga cya gipimo cya mbere nikiza gukora, cyangwa se umuntu mukamuhuye bwa mbere nta n'umuntu umuziza kukubwira imbuto yera ugasanga n'iki gipimo cya kabiri nikiri bukore imbuto yera. Reka tujye ku cya gatatu turebe ikindi gipimo cya gatatu cyagufasha kumenya umwuka ukoresha umuntu wariho. Igipimo cya gatatu ni impano yo kurobanura imyuka. Impano z'umwuka wera batubwira muri Bibiliya mu Bakorinto ba mbere 12 ni impano 9. Muri izo mpano 9 z'umwuka wera harimo impano yo kurobanura imyuka. Ni imwe mu impano 9 z'umwuka wera. Iyo umuntu afite impano yo kurobanura imyuka, ni ukuvuga ngo ashobora kuba umuntu bwa mbere ari ubwa mbere bahuye, akaba yamenya umwuka ukoresha uwo muntu wariho. Cyangwa se umuntu ashobora guhanura, cyangwa se akaba arimo kwigisha, cyangwa hakaba hari ibitangaza biri gukoreka, ariko kubera impano yo kurobanura imyuka umuntu afite akaba yabasha kumenya umwuka uri gukoresha uwo muntu wariho. Niba umuntu yaza kuvuga ngo Imana imbwiye gutya, ushobora guhita umenya ngo ni Imana imubwiye cyangwa siyo, iyo ufite impano yo kurobanura imyuka. Ni ukuvuga ngo iyi nayo ni iki nacyo ni ikindi gipimo cyagufasha kumenya umwuka ukorana n'umuntu wariho, n'impano yo kurobanura imyuka. Iyi mpano rero nayo Imana igiye itanga, ushobora kuyisengera, Imana ikayiguha, kuko mu ijambo ry'Imana avuga ngo musabe muzahabwa, ushobora kuyisaba Imana ikayiguha. Ariko wenda birashoboka ko wenda iyi mpano nayo ufite. Niyo
mpamvu turi kukubwira ibipimo byinshi bitandukanye kuko ushobora kuvuga uti se nongeye ko ntafite iyo mpano yo kurobanura umwuka n'ibisibuka nzabibwirwa n'iki umwuka ukoresha umuntu uwo ari we uri imbere yanjye. Niyo mpamvu dukomeje turakomeje tugiye ku gipimo cya 4. Ndakubwira ibipimo kuri birindwi kugira niba udafite kimwe ugomba kuba ufite ikindi. De toute façon ntabwo wabura ibipimo byose uko ari birindwi tugiye kureba, ntabwo wambwira ngo byose ntabyo mfite. Ubaye utabifite wahita winjira muri gahunda zo kubishaka kuko ugomba ndaguha birindwi kugira ngo niba udafite kimwe uba ufite ikindi. Tujye ku gipimo cya 4. Igipimo cya 4 rero ni ubuhanuzi budasohora. Ubuhanuzi budasohora. Hano ushaka kuvuga uti se kandi ibi ni ibiki avuze? Kuvuga ngo umuntu yaza akampanurira ibintu byaba bidasohoye nkamenya ko bidaturutse ku Mana. Ese ibyo bintu bidiburike reka tujye mu byanditswe turebe kugira ngo kuba ibintu ndi kubabwira nishingikirije ku byanditswe. Reka tugiye kujya mu gutegekwa kwa 2 18 umurongo wa 21 na 22 mwumva uko batubwira. Mu gutegekwa kwa 2 18 umurongo wa 21 n'umurongo wa 22 murasoma mwumva uko havuga ngo kandi nibaza uti niko bavuga tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze. Ubuhanuzi navuga n'izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze nk'ikibe n'igisohore icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira ntuzamute. Wumvise we naramuka avuze ikintu icyo yavuze nk'igisohore kandi yakivuze mu izina ry'Uwiteka we nicyo azaba yihindiye ntuzamugire gute ntuzamutinye. Kandi koko rega imbirumvika mwese nk'uburyo kugutekaho umutwe nkakubwira ngo ndagira ngo wenda bizo 50,000 mu kwezi gutaha Imana izaguha imodoka ntaza nje kugutekaho uwo mutwe ndi kukubeshya. Mwese bamubwira ko nuyampa mu kwezi gutaha iyo modoka uzayibona kuko ari ibintu bitaturutse ku Mana, ari ibintu biturutse kuri njyewe nihimbiye kubw'inyungu ushaka. Ikizabigaragaza n'ibizanasohora iyo modoka ntayo uzabona. Uzamubwira 50,000 ariko uzabona mu kwezi gutaha ko nta modoka uzabona kuko ntabwo ariko ari Imana yabivuze. Imana ivuze ngo mu kwezi gutaha nzagukorera iki birasohora. Ariko yari ibintu byaturutse ahandi bitaturutse ku Mana ariko bakabyitirira Imana. Ikizabikwereka ko byitiriwe Imana byaturuka ku Mana uzasanga ari ibintu bidasohora. Niko batubwiye rero hano ngo nibibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze. Ubu muhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze nk'ikibi n'igisohore nicyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira kuzamo. Ndagira ngo wumve ko ibi ngibi biri mu ijambo ry'Imana uze kuhasoma neza nawe uraza kubyisomera ubyumve. Ubuhanuzi budasohora uzabwitondera. Tugiye ku gipimo cya impamvu tugiye ku cya 5. Ushaka kuvuga uti se iki gipimo cyo ntabwo cyananiwe na gukora mu buzima bwanjye. Reka nkubwire iki gipimo nacyo gishobora gufeyiringa uti kubera iki. Ushaka kuvuga uti se aka kanya umuhanuzi ambwiye ko mu mwaka utaha nzabona imodoka, umuntu aje akambwira ko mu mwaka utaha nzabona imodoka. Ese nabwirwa n'iki ko ari ikiyema kandi umwaka utaha utaragera ngo mbone ko imodoka ntayibonye? Uranyumvise? Ashobora kuza akakubwira ko umwaka utaha Imana izagukorera ikintu runaka ukavuga uti se none si ngo ako kanya nzabwirwa n'iki ko iki gipimo kizakora igite kandi icyo gihe kitaragira ngo mbone ko bidasohoye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ndakubwira ibipimo bitandukanye. Muri uwo mwanya ntiwashobora gukoresha iki gipimo kuko igihe nikiragira ngo urebe ko bisohoye cyangwa bidasohoye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ibipimo bitandukanye kugira ngo igihe kimwe kidakora uzakoresha iki. Tugiye ku gipimo cya kangahe? Igipimo cya 5 rero nicyo bita isengesho. Rero nuko abantu batabizi isengesho burya isengesho ririnda umuntu ashobora kurindwa n'isengesho yasenze. Ni kuvuga ngo
ijambo ry'Imana riratubwira ngo musabe muzahabwa. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gusaba Imana kurindwa iyi myuka, kurindwa umwuka udaturuka kuri yo, umwuka uturuka kuri Satani. Iyo wabisengeye Imana irabikora, Imana ikabikurinda wabimenya utabimenya kuko wabisengeye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzahabwa, ngo kandi icyo muzasaba mwizeye ngo muzagihabwa cyose. Numvise Matayo 7:7 niho batubwira ngo musabe muzahabwa. Noneho iyo bigeze kuri Matayo 7:11 uza kuhasoma urebe Matayo 7:11 baratubwira ngo niba muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, mbese so mu ijuru nizananirwa guha ibyiza arabimusaba. Niba ko Bibiliya ikubwira ko icyo uzasaba Imana izakiguha, rero mu byo ugomba gusaba Imana ni ukurinda biriya myuka. Niba usaba Imana izabikora kuko wabisengeye, ibikurinde wabimenye utabimenye. Dore uburyo bubiri Imana izakoresha niba wabisengeye neza. Hari uburyo bubiri Imana ishobora kuyobora umuntu. Hari ibyo bita direction divine par conscience. Direction divine par conscience ni uburyo umuntu ayoborwa n'Imana abizi ko ari Imana iri muyoboyemo ibimubwiye. Imana ubwayo ishobora kukubwira ngo umuntu uriya muntu umwuka ari gukorana nawe ntabwo ari wanjye, ikabiguhishurira, ikabikwereka, ikabikubwira, ukamenya ko ari Imana ibikubwira. Nibyo bita ngo direction divine par conscience. Ni igihe umuntu azi ko Imana ari imubwiye ikintu runaka. Ubundi buryo Imana izakoresha niba wabisengeye neza, iyo udakoresheje bwa buryo bwa mbere ikoresha icyo bita direction divine par inconscience. Direction divine par inconscience ni uburyo Imana ishobora kuyobora umuntu we atazi ko ari iri kumuyobora. Imana inzira zawe ikazinyuranya n'iz'abahanuzi b'ibinyoma niba utanabizi, ugashaka nko kujya ahantu wajya kuboneka mu rugendo rwapfuye ntikigiyeyo, ariko wowe ntabwo uzi ibijya mbere, ntabwo uzi ibiri kuba mu isi y'umwuka, ntabwo uzi ibintu Imana iri kukurinda. Imana ikabikurinda itabikubwiye, aho wari ugiye kujya ukabona hari ikintu kibyitambitsemo ntikigiyeyo kubera ko wari kuhagera ukahahumanirizwa n'iyo mwuka. Uko rero uko Imana ibikora, inzira zawe ikazinyuranya n'iz'abahanuzi b'ibinyoma, ariko kubera ko wagize ute, kubera ko wabisengeye. Ni uburyo bubiri Imana izakoresha n'ubisengera neza. Ni ukuvuga ngo isengesho ryawe nabyo byakurinda, byakubera igipimo, byakurinda kubera ko wabisabye Imana. Ubu rero tugiye ku gipimo cya kangahe? Cya 6. Igipimo cya 6 rero ni umwuka wese uzabona udahamya, uzamenya ko uyu mwuka uturuka ku Mana. Umwuka wose udahamya Kristo ni umwuka udaturuka ku Mana. Ijambo ry'Imana riratubwira mu byakozwe n'intumwa 8 ngo umwuka wera nabamanukira ngo muzahabwa imbaraga, ngo kandi muzabaga abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, mu Yudaya, mu Samariya ndetse no kugera ku mpera y'isi. Numvise ngo umwuka wera nabamanukira ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Iyo umwuka wera amanukiye umuntu, uwo muntu ahinduka umugabo wo guhamya Yesu. Umuntu wari uzabona adahamya Yesu, adahamya Kristo, ngo muvuge uko ari uko Bibiliya imuvuga, uzitondere umwuka uri gukoresha uwo muntu. Umwuka uri gukoresha uwo muntu uzashyireho question mark. Yesu Kristo hari ibintu tumizi wa Bibiliya ivuga, ku buryo niba uvuga ibintu bihabanye n'ibyo umuzi wa Bibiliya ivuga, uzamenye ko uyu muntu adakoreshwa n'umwuka w'Imana. Uzabona bamwe bavuga ko Yesu atabanuriye ku musaraba, abandi uzumva bavuga ko Yesu atari Imana, ari umuhanuzi nk'abandi. Abandi uzumva bavuga ko Yesu atigeze apfa, abandi uzumva bavuga ko atazutse. Hari ibintu byinshi uzumva bavuga kuri Yesu. Umuntu uzumva uvuga kuri Yesu ibintu bihabanye n'ibyizi byanditse muri Bibiliya, ni ukuvuga ngo uyu muntu uzamwitondere, umwuka umukoresha ntabwo ari uw'Imana. Yesu Kristo yari kumwe n'abigishwa be, bamushidikanyaho, batamuzi neza, bakimwibazaho, bakibaza koko niba
ibyo ababwira ari ukuri, bari bakimushidikanyaho. Nuko Yesu arababwira ngo umwuka wera naza azampamya, ngo kandi namwe muzampamya. Nubwo Yesu yabonaga abigishwa be bagifite gushidikanya kuri we, ariko yari yizeye ko umwuka namara kubaza abagezeho noneho bazahinduka abagabo bo kumuhamya. Niyo mpamvu yababwiye ngo umwuka naza azampamya, ngo kandi namwe muzampamya. Ni ukuvuga ngo umuntu uri mu mwuka w'Imana, kimwe mu bintu bimugaragaraho ni uguhamya Yesu. Rero umwuka wose udahamya Yesu Kristo ntabwo uwo mwuka uturuka ku Mana. Uze no kubisoma muri Yohana wa mbere 4:2. Ibi byanditswe mu byandike muraza kubyisomera. Si ngombwa ko mbibasomera, niyo mpamvu ndi kubibaha kugira ngo namwe ubwanyu muze kubyisomera, kuko wenda ngiye ushobora no kugisoma ukavuga uti wenda ashobora kuba abisomye nabi bijyanye n'ibyo ashaka kutwigisha. Niyo mpamvu ndi kubikubwira kugira ngo mwaze kujya muri Bibiliya ubisome. Tugiye rero ku gipimo cya 7. Igipimo cya 7. Igipimo cya 7 tugezeho rero kiravuga ku no kuvuga ngo ubuhanuzi bw'ukuri buza bufite intego 3 ku muntu Imana itumyeho cyangwa iri kuvugana nawe. Turabisoma muri Abakorinto ba mbere 14:3, bagira ngo wumve uko ubuhanuzi bugomba kuba bimeze ku muntu uri kububwirwa. Uba ari kuhanura abwira abantu ibyo kubungura, ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Ngo uhanura abwira abantu ibyo kubungura, kubahugura, kubahumuriza. Ni ibintu bitatu: gukungura, kuguhugura no kuguhumuriza. Uzitondera ubuhanuzi buza budakora ibintu bibiri bivuga. Ubuhanuzi buza butakungura, butaguhugura, butaguhumuriza, aho ukabona buza bukwihebesha. Uzitondera ubwo buhanuzi. Reka nkubwire ikintu uzakora, ikintu ugomba gukora. Wowe uzaharanira gukora ibishimwa n'Imana, ugende nk'uko Imana ibishaka, wirinde ubuzima bw'ibyaha, uhagarare ubuzima bwawe ubuhuze n'ijambo ry'Imana. Numara kuba umeze gutyo, ubuhanuzi buzaza bukwihebesha. Mu mwanya wo kukungura, mu mwanya wo kuguhugura, mu mwanya wo kuguhumuriza, bukaza bukwihebesha. Uzamenya ko ubwo buhanuzi budaturuka ku Mana. Wumvise? Nguko rero ukugomba ibipimo bizagufasha kumenya ko umwuka uturuka ku Mana cyangwa se uturuka kuri Satani. Kuko iyo umuntu ahagaze neza mu Mana, hari ibintu agomba kwizera akiringira. Twarabibonye muri za ntambwe 5 zigiye guhindura ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya iby'Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ryayo, warangiza akaba ari byo wizera, akaba ari byo wiringira. Twabonye ko ugomba kwirinda ijwi ryose riza rikubwira ibihabanye n'ibyo wizera. Niyo umuntu yaza avuga ngo n'Imana irimbwiye cyangwa se arimo agaragara nk'uhanura, ariko akaza kubwira ibihabanye na bya bindi wizezwa n'ijambo ry'Imana kandi uzi neza ko urihagazemo neza, ntuzemeranye n'iryo jwi, ntuzemeranye n'ubwo buhanuzi, uzashyiraho question mark. Ngizo rero ingibyo rero ibipimo 7 bizagufasha kumenya ko umwuka uri gukoresha umuntu ari w'Imana cyangwa se ari uwa Satani. Soza rero hari akantu ushaka kubanza kukubwira, ngira ngo ubanze umenye kandi ukitondera. Hari abantu babiri bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye muri ubu buzima. Donc hari ibintu bibujijwe. Kwemera ibyo ubwirwa byose cyangwa ibyo uhanurirwa byose ntabwo Bibiliya ibyemera. Iyo umuntu yemera ibyo abwirwa byose n'ibyo ahanurirwa byose aho agiye hose, ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo Bibiliya imwemera. Kuko Bibiliya itubwira ngo kugenzura, ngo nizere imyuka yose. Iyo rero wowe wizera imyuka yose aho ugiye hose bakaguhanurira ubifata nk'ukuri, ni ukuvuga ngo ntabwo uba uhamanye n'ukuri kwa Bibiliya. Kuko Bibiliya itubwira ngo nizere imyuka yose. None wowe wizera imyuka yose aho ugiye hose bakaguhanurira, uhita ubyakira ukabifata nk'ukuri. Kandi Bibiliya yavuze ngo nizere imyuka yose. Ahangaha rero dore umutego uzagwamo. Umunsi uzahura ko byose bifata nk'ukuri, umunsi uzahura na wa wundi birinyemo ukoreshwa n'imyuka mibi. Nawe nakubwira ikintu ucyemere. Iyo ucyemera rero uwo mwanya uhita ugwa mu mutego wa Satani. By'ukuri wabifashe nk'uko. Dore ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitondera nacyo
barakuzakugiraho ingaruka. Nanone ndavugana n'abantu nabanje kuvugana n'abantu bizera ibyo bahamirirwa byose babifata nk'ukuri. Abo ngabo bazagwa mu mutego. Undi muntu uzagwa mu mutego ni wowe. Ni umuntu nanone nawe utemera ko Imana ivuga, upinga ubuhanuzi bwose, ntabwo yemera ko ubuhanuzi bubaho, byose bifata nk'ibinyoma, ntabwo ntiyemera ko Imana ivuga. Igihe cyose mubwiye ngo Imana irambwiye abitesha agaciro kuko ntiyemera ko Imana ivuga. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nawe azagwa mu mutego. Bibiliya ntabwo itubwira, ni ukuvuga ngo Bibiliya tubwira ngo kugenzura nibyo Bibiliya yemera. Mu Batesalonike reka tuhasome wumve ukuntu havuga, bagira ngo dusome mu Batesalonike ba mbere, mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere 5 umurongo wa 19 n'uwa 20. Hano baranditse ngo ntimukazimire umwuka w'Imana, ngo kandi ntimugahinyure ibihanurwa. Niba ukuntu bavuze kuri 21, ngo ahubwo mugerageze byose, vuba ngo mugerageze byose, ngo mugundire ibyiza, ngo mwirinde igisa n'ikibi, ngo mugerageze byose. Ni ukuvuga ngo iyo ubuhanuzi bukugeze imbere hagomba kubaho kubucisha muri bya bipimo twabonye, kugira ngo mubigerageze byose, kugira ngo urebe niba ari iby'ukuri cyangwa ari iby'ibinyoma. Niwemera byose ko ari ukuri uzagwa mu mutego, nanone nuhakana byose wifata nk'ibinyoma uzagwa mu mutego. Kugira ngo iyi yose ni imitego. Umuntu kuri Bibiliya yemera ni umuntu ugerageza ibyo abwirwa, ibyo abona muri ibi bipimo, kugira ngo arebe niba bituruka ku Mana, kuko batubwiye ngo mugenzure murebe muri iyo myuka ituruka ku Mana. Rero ni ukuvuga ngo ibi bintu ubyitwararikeho kugira ngo bitazakugiraho ingaruka. Rero ndagira ngo wabyumvise ibipimo 7 uzakoresha, ibipimo 7 bizagufasha. Niba udafite kimwe ushobora kuvuga uti wenda icya mbere nk'ibikuru byakunze nta jambo ry'Imana nzi, uzakoresha icya kabiri urebe imbuto yera. Imbuto yera twabonye ko nabyo wenda bishobora kudashoboka igihe ubonye umuntu bwa mbere utaramenya imbuto yera. Ushobora kuba ufite impano yo kurobanura umwuka ugahita umenya umwuka akorana nawe uwo ari wo ukoresheje iyo mpano. Biranashoboka ko wenda iyo mpano utayifite ukagenzura n'ibyo akubwira bikunda bisohora, kuko hari uvuga ibidasohora. Ikindi nanone ushaka kuvuga uti nanone nabwirwa koko igihe cyabyo kitaragira, nabwirwa n'iki ko ari ukuri. Ahangaha nanone uzakoresha icyo bita isengesho, ubisengera ubwira Imana kugira ngo ikurinde. Noneho hari n'ikindi gipimo twabonye cy'umwuka udahamya Kristo, n'ibindi bintu biza bikwiheresha bitakungura cyangwa se ngo biguhugure cyangwa ngo biguhumurize. Ibi bipimo byose uko ari 7 ntabwo ushobora kugura na kimwe nibura ufite muri ibi ngibi. Umuntu ukoresha ibipimo uko ari 7 ntabwo Satani azashobora kumwinjirira, ntabwo azashobora kuyobya n'iyindi myuka. Ni ukuvuga ngo uyu muntu we, ni ukuvuga ngo uyu ni we wenyine uzashobora gukomera mu mwuka akagera ku rwego Imana yifuza. Ni umuntu ukoresha ibi. Imana rero iguha umugisha. Numva nasoreza ngaho, ibindi tuzabiganira utaha. Gusa ngiye kugusengera kugira ngo Satani ataza kukwiba iri jambo, kuko impamvu ngiye kugusengera nuko namaze kumenya ko Satani ari umujura. Abahigiye umuntu yumva ibintu ariko mu gihe gitoya arabyibwe. Ibi twamaze kubimenya. Niyo mpamvu igihe cyose iyo ndi gusoza inyigisho ngomba kugusengera nkusabira kugira ngo Imana ikurinde igufashe, kugira ngo ibintu bizo bihagararemo neza kandi bizaba. Imana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, sengeye uyu mugaragu wawe uteze amatwi iri jambo. Mana ndakwinginze kugira ngo ibipimo byose twize uko ari 7 umufashe kugira ngo biboneke mu buzima bwe, kugira ngo abashe kwirinda iyo myuka iyobya, iyo myuka y'abadayimoni, kuko umwuka wawe ni wowe wenyine dushaka gukorana nawo. Iyindi myuka idaturuka kuri wowe ntabwo tuyikeneye. Niyo mpamvu dukeneye Mana ishobora byose kugira ibi bipimo byose. Ndamusengera rero kugira ngo umufashe kugira ngo ibipimo byose biboneke mu buzima bwe, kandi ajye abikoresha agenzura umwuka niba uturuka kuri wowe. Ndagushimiye ko ugiye kubimufashamo, n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.